I wanna touch your life. I wanna be the change. I'm gonna shine my light. I'm gonna make a difference. Touch your life. Be the change. Shine my light and make a difference. You're the one to make the world a much better place. You're the one, you're the one. You're the one touching lives. Nongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikiranye ikiganiro cyacu cya Airtel Touching Lives. Aha ni hamwe Airtel igiye kubereka uburyo yahisemo kugira ngo ifashe abantu kugira ngo bahinduke cyangwa hagire ikintu kiyongera mu buzima bwabo. Nitwa Liliane Munganyinka, reka nongere kubaha ikaze. Touching lives. Muri iki gice turarebera hamwe aho Airtel yasuye umuryango witanze kugira ngo wite ku bana babana n'ubumuga. Ndetse turarebera hamwe umumama wibana ariko wagerageje uko ashoboye kose kugira ngo yite ku mwana we w'umukobwa ubana n'ubumuga. Mu buzima tubamo bwa buri munsi hari abantu biyemeza gufasha abandi batitaye ku bibazo bo ubwabo baba bahura nabyo. Cecile na bagenzi be bakorana muri AVH umurerwa biyemeje kureberera abana babana n'ubumuga. Kugeza ubu bafite abana 92 ariko baracyakeneye n'ubundi bufasha. Reka turebe inkuru yabo. Touching lives. Cecile ni umumama ufite urukundo nta nuko nduvuga cyane cyane ariko urukundo rujyanye n'abana. Akunda abana cyane cyane pe. Noneho byagira kuri abana bafite ibibazo byo mu mutwe bo akabitaho by'umwihariko. Kubw'ibyo rero nubwo yafunguye kino kigo urabona yafunguye afite na clinique kugira abashe kubona nibura amafaranga abasha kwita kuri bano bana. Agenda akomanga ku miryango hirya no hino kugira ngo abashe kubonera ubufasha bushoboka. Urabona hari abana babasha kuva mu miryango yabo itabasha kubitaho ariko we arabafata. Twe urukundo abafite cyane akabitaho bega ni birenze imitekerereze y'umwana w'umuntu. Ntabwo wabyumva kuko bano bana hari imiryango ubwabo itabitaho barabibyariye ariko barabafasha akabahuza akabashyira hamwe akabaha urukundo akabasekera akabasha nibura kubereka ko nabo bari integre muri societe y'abantu basanzwe. Inaha mu Bugesera hari abana benshi bafite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe, nta nubwo ari bwo mu mutwe gusa n'ubw'ingingo. Ubwo rero byabaye ngombwa ko mfata umwanzuro njya mu karere mvugana n'akarere ko abo bana babasha kwitabwaho kuko n'abana bafite ibibazo bikomeye biremereye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ari ubw'ingingo kuko ubumuga bwo mu mutwe buhita bwangiza n'ingingo. Twiha iyo initiative yo gufasha abo bana, niyo mpamvu twakiriye iki kigo cyitwa VH umurerwa cyakira abo bana bafite ubumuga. Abana twakira bafite ubumuga bwo mu mutwe bukabije, ikintu tubakorera ni ukubagorora, kubigisha kurya kuko badashobora kurya, kubafasha isuku kuko bose nta n'umwe uzi kwikorera isuku, kubatembereza, kubakinisha kugira ngo bagerageze kwishima kuko benshi baba bafite agahinda muri bo ku buryo umwana ashobora kurara arira bugake. Ikindi tubakorera no kubaha imiti kuko buri mwana aba akeneye imiti. Benshi baba bafite ikibazo cy'imyitwarire n'ikibazo cy'igicuri bikaba ngombwa ko bahora ku miti. Tugakurikirana iyo miti ko bayifatira igihe no kujya kuyibafatira kugira ngo dukomeze dukurikirane ubuzima bwabo kuko inshuro nyinshi bararwara baba barya imyanda bageze gute bisaba kubitaho umunsi ku munsi ku bijyanye n'ubuzima. Cecile ibikorwa akora gufasha bano bana ni ibikorwa ubona bikeneye ubufasha burenze kuko nk'umuntu ku giti cye akora ibyo bwabo agakora ibishoboka byose ariko ubona ko hari aho atageze. We abashaka gukora ibindi birenze ariko ugasanga rimwe na rimwe ubufasha cyangwa se ubushobozi bubaye bukeya kuri we. Ubona rero icyo akeneye ubundi bufasha burenze kugira ngo nibura abashe kwita kuri bano bana ndetse yite no ku bandi barenze umubare wabo ko bonye ko ikigo ni gitoya niba kibaye no kwaguka yabasha no kwita no ku bandi barenze kuko abana bakiri mu muryango ni benshi cyane bafite ibibazo byo mu mutwe. Ikigo gikeneye kwa hakagurwa inyubako yaho bakirira abana kubera ko abana bakiri mu muryango baracyari benshi ndetse nanone n'abahari nabo bakeneye ubwisanzure buhagije. Ikigo rero ari gitoya ku buryo abana babona batisanzura ku buryo buhagije. Ndetse iki nanone nk'uko aho bakorerwa physio hakenera no kwagurwa hakajyamo n'ibikoresho bindi bihagije kugira ngo buri mwana wese abashe kugerwaho n'igikorwa cyo kumukorerwa cyo kuba yabona iyo physio ku buryo buhagije kandi
hisanzuye. tubonye ubufasha bubasha kudufasha kugira ngo ibikorwa bikomeze, byagira umumaro muri iki kigo ubwacu, bikagira n'umumaro hanze muri ba bana baba mu miryango yabo, ndetse n'imiryango yabo, ya matsinda y'ababyeyi tugira nayo ubwayo yabasha kwiteza imbere. Nibwo umwana ntacyo wenda bitewe n'ubumuga afite ntacyo yabasha gukora, ariko birinda wa mubyeyi kumva ko yihebye ari mu bwigunge, ahubwo nawe akabasha kuzamuka ku buryo ashobora kuvuga ati iki ndakigezeho kubera umwana ufite ubumuga, akabona ko uwo mwana atari ikibazo muri sosiyete, ahubwo ari igisubizo ko nawe hari icyo yabasha kugeraho kandi akakigeza no ku bandi. Abanyeshuri bageze hano bwa mbere kubera ko iki kigo cyamfashije kubona imiti kubera uburwayi nari mfite. Naje hano kubera ibibazo bibiri nari mfite by'uburwayi. Nari mfite ikibazo cy'igice cy'umubiri kidakora, mfite n'ikibazo cyo kwitura hasi. Iki kigo mbona ari cyiza kuko cyamfashije mu bibazo nari mfite kandi gifasha n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Mbona ari cyiza ko cyagumaho, ko kirimo gikora umurimo wo gufasha n'abandi bafite ibibazo. Turamutse tubonye ubufasha bwadufasha ari ku ruhande rw'ikigo no ku ruhande rw'imiryango y'abana no ku bana n'amatsinda y'ababyeyi, nayo byagirira umumaro, bikagirira umumaro n'iki gihugu, kuko uko dutanga raporo bigenda bigaragara ko wa mwana ufite ubumuga atari ikibazo, ahubwo ari igisubizo muri sosiyete. Ni byiza kugira umutima wo gufasha ndetse no kugira amahirwe yo kugira ngo ubone ukunganira mu byo wifuza kuba wageza ku bandi. Ntimujye kure, mu kanya gato nyuma y'ikiruhuko turagaruka twakira Cecile ndetse na Arsene muri studio yacu ya Airtel Touching Lives. Nkwibutsa ko wifuza ibindi bisobanuro birenze ku birebana na Airtel Touching Lives, wadukurikira ku rubuga rwacu. Nese ko yaheze i Kigali. Ceceka ndumva yashize nk'umwaka. Ese uzagaruka i Butare ryari? Campus iba yabishyuye udahari. Nindangiza ibyanzanye nzahita ngaruka. Nanjye ndagukumbuye bikabije. Nanjye nuko. Nibyo se? Nese ukumbuye iki? Nkumbuye amaso yawe. Aha. Nkumbuye ukuntu dutetse. Ikindi. No. Kandi marangubwira shaka Airtel Unlimited washe WhatsAppinga igihe cyose. Banda y'umunsi yera ku mafaranga 30 gusa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Ni byiza kugaruka muri studio yacu ya Airtel Touching Lives tugiye kubana na Cecile ndetse na Arsene. Cecile uraho? Muraho neza. Meze neza. Tumeze neza. Arsene nawe muraho? Muraho. Makuru y'imyiza. Makuru ni meza. Nanone umuntu ashobora kwibaza ati ese ibintu bafashisha kugira ngo bamere neza mu mutwe, bagire kwishima cyangwa se kugira ngo babe baba bazima, nibyo wigiye cyangwa se wenda wowe icyo ukora ni ukubazanira ba bantu bo kubikora babyigiye? Murakoze cyane. Ubusanzwe ndi umuforomo. Muri ibyo mu bikorwa twagiye dukora kwa muganga dufasha abandi niho nahereye, ariko nyuma yaho nahawe amahugurwa agiye atandukanye yo kwita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Dufite n'abandi bakozi dukorana nabo bahawe amahugurwa bita ku bana umunsi ku munsi. Ndagira ngo rero mbamenyeshe ko nyuma yaho Airtel basuriye ikareba ibikorwa mukora, uburyo mwita ku bana, yaje kureba isanga hari icyo mukeneye cyabunganira mu byo mwiyemeje. Airtel yiyemeje kubaha bisi. Nshimira Airtel cyane kuko cyari igikorwa kitugoye kugeza abana kwa muganga
byari bitugoye cyane cyane nk'umwana afatwaga nijoro kandi akeneye ogisijene kumugezayo byatuvunaga. Ni kuri gatoya aho dukorera ariko biranejeje. urumva hari icyo bikunganiye kinini cyane. Hari igihe twigeze kubura umwana ageze ku marembo y'ibitaro azize kubera uko gutinda guhamagara imodoka itufashe, tuhageze twota umwana arapfa. Byaratubabaje ariko icyo kintu ntabwo kizongera. Turabishimiye Imana cyane. Arsene, ngira ngo nawe hari uko ubyumva muri wowe nk'umuntu wamenyekanishije Cecile ndetse n'ibikorwa bye. Nanjye ndishimye cyane kuba igikorwa nakoze ari umusaruro kigize ufatika cyane. Kumva ko nta mwana uzongera gukererwa ajya kwa muganga yabuze uburyo abasha kujya kwa muganga biranshimishije cyane ndetse nabona uko mbivuga. Murakoze cyane. Uzi uko mbivuga njyewe binkoze ku mutima cyane kuko iyi bisi ntabwo ari icyo gusa izakora imirimo myinshi no mu buryo bwo kubasha guhahira abana. Bizatugirira umumaro munini, hari aho bidukuye, hari aho bizatugeza. Turabashimiye. Murakoze cyane kandi twongera no kubashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu kugira ngo muze kubana natwe. Ni iby'agaciro kubana n'abantu bafite umutima mwiza nk'uwanyu. Murakoze cyane. Kandi tunishimiye ko Airtel yagize igitekerezo cyo kugira ikibafasha ku gikorwa cyiza mwatangiye. Turanabifuriza kugira ngo imigisha yindi iva kuri Nyagasani ikomeze kubageraho. Murakoze cyane. Murakoze namwe gukomeza kudukurikirana. Iyi ni Airtel Touching Lives. Iyo Airtel ivuze ngo irifuza gukora ku buzima bw'abantu, ushobora gufasha umuntu umwe ukaba ufashije abantu 1000. Ushobora gushimisha umutima w'umuntu umwe ukaba ushimishije abo utazi umubare wawe. Mama Kenya ni umubyeyi wakoze iyo bwabaga kugira ngo yite ku mwana we w'umukobwa. Yagurishije ibyo afite byose, akora ibishoboka byose, ariko kuri ino saha aribaza icyo gukora cyamuyobeye. Irebere nawe. Providence rero yaje aje gusenga nk'abandi bose, nk'umuntu wari urushere buriya mwana akeneye ihumure. Nuko yinjiye muri Twibature tugasengana. Nyuma rero nza kuganira nawe. Ntabwo se Providence uwo mwana uhora uhetse biteye biti. Aramururutsa nyereka ukuntu biteye, amubuhamye ukuntu yari afite umugabo mbere. Ngo acuruza cyane Kimironko. Nyuma nashaka umugabo namaze imyaka 4. Maze imyaka 4 nagiye gucuruza mu isoko Kimironko. Mvuye nsanga inzu yayisahuye yagiye. Ariko nkeka ko ari uko nari naratinze gusama, ariko yasize nsamye ntwite. Providence rero nakomezamo n'umumama muri Twibature uhora uhetse umwana. Kandi nkabona umwana ni mukuru kubera urabona ko amaguru aba ari maremare. Ndavuga Providence, uwo mwana wamururukije tukareba. Ese yafashwa ate? Arambwira ngo birasa nkaho yagize ikibazo mu mutwe. Arambwira ati uyu mwana kuva yavuka no kurira n'ikibazo, ntarya neza, ntatambuka, ntahagarara. Ambwira ko umwana yafashwe na kiriya kibazo afite amezi 9. Kuva afite amezi 9 umwana ntiyongeye gukura nk'uko abandi bana bose bakura. Nuko yabanye nawe. Ambwira ko yaragifite amafaranga yacuruzaga Kimironko, amujyana ahantu ngo bamukorera niba ari massage. Amafaranga nyine aza kurangira. Arangiye nyine yicarana umwana we. Mama Kenya namumenye bwa mbere na mbere ku rusengero, nkamubona ari umumama ufite, nabonye ukuntu umwana wameze, nkajya mubona buri munsi nkabona ateye impuhwe. Muri uko kumubona buri munsi noneho icyatumye ndushaho kumumenya kurushaho nkumva anteye impuhwe nuko namubonaga agenda buri munsi n'amaguru, buri munsi n'umwana mu mugongo. Nk'umuntu wabyaye pe, nahekaga n'umwana n'isaha imwe nkumva ndarembye kandi ari umwana muto.
ni ukuri jyewe ikintu cyanteye kumva nkomeretse n'amarangamutima ni uguhora mubona ahetse umwana ungana kuriya atamufasha hasi kandi nta n'uwo kumwakira kandi ntacyo mfise cyo kubikoraho ntavuga ngo namumwakira. Ikindi urabona mbere yarikoreraga ariko noneho ntakora ngo ajye no kumushakishiriza kavuga se mama Kelly yego Imana ikora ibitangaza umuntu ashaka kuguha 5 ariko ntiyabiguha buri munsi. Ni ukuri numvise amarangamutima njya akomerekeje n'ukuntu ahora ahetse umwana ungana kuriya atabasha no kumufasha se ngo ajye kumushakishiriza. Nta kindi rero nari gukoretse gusaba Imana amucira inzira kuko buriya nta bundi bushobozi nyine nabona uretse kumusengera kandi pe buriya Imana yumva gusenga. Nkimara kubona umwana amaze kurwara akajya muri koma mbonye ubuzima bwanze mbona yarabaye pararize mbona nta cyerekezo numva ndihebye ndiyanze kubura ubushobozi bwo kumuvuza kubura uko nishyura inzu kandi mfite amaboko yo gukora nashobora gukora ariko nkabura uko mbigenza kugira ngo nkore ndababara cyane numva ndiyanze numva nanapfa. Ubuzima mbayemo bumbera imbogamizi cyane kuko mfite umwana urwaye ngomba kwitaho cyane ku byo kumugaburira kumwoza kumwitaho mukinisha kumwereka urukundo mbese ni ubuzima bugoye cyane ariko n'ibyo kumugaburira byose birandushya. Umwana wanjye ubu uko mubona mbese bintera amarangamutima yo kubabara cyane nkavuga ibara imyaka nkavuga ntibaba yaratangiye garidiyene nkongera nkavuga ubu yaba mfite ubushobozi bwo kumuvuza byibuze yazagira n'icyo yigezaho mbese bikambabaza cyane ariko nkihangana kubera ko namenye Imana nkabyakira ndamukunda numva nta n'uwamundutira ni ukuri niyo mpamvu mba numva ntamuba kure cyane. Icyo bufasha mbona mama Ken yakeneye cyane cyane ikimugoye ni umwana abonye wenda umwana akavuzwa n'ubwo ari igihe twe dutekereza ko atakira ariko umwana mbere na mbere aho kuba kuko naho haramugoye kenshi cyane biba ari ibibazo akajya abona byibura n'icyamutunga wenda ubuzima bwe bwakwitwa ko hari aho byibura ahagaze ntaho urimo kwirukanka buri munsi yagiye kuvuza umwana arahangayitse umwana ararwaye arahangayitse mu nzu bari kumwirukana arahangayitse ndarya iki ugasanga ni ibibazo ku buzima bwe bwose. Aramutse atabonye ubufasha byaba bibi kuruta byaba bibi umwana yakomeza akaba nabi kandi uriya mwana regakomeje aba nabi buriya natwe n'igihugu tuba duhomba kuko uriya mwana nawe tumufitemo ibyiringiro by'ejo hazaza. Mbonye ubufasha bw'inzu nkabona n'umwana akavuzwa nkabona n'igishoro nkongera ngacuruza ndumva umwana ashobora nizera ko umwana ashobora no gukira akajya mu ishuri agakura se agakora nk'ibyo abandi bana bakora nanjye ubuzima bugakomeza nkongera ngacuruza nkamurera nkabona uko muhahira icyo kunywa icyo kurya kuko iyo mbibuze ngira agahinda kenshi cyane. Tutabonye ubufasha mba numva ubuzima ntaho bugana. Birababaza mu buzima iyo ufite umwana wawe utabasha kugira icyo wamukorera bitaguturutseho ari ubushobozi buke ariko Airtel yarabikemuye ibinyuza mu cyo yise Airtel Touching Lives kugira ngo ihindure ubuzima bwa benshi. Ntimujye kure nyuma y'akaruhuko gato turagaruka turi kumwe na mama Kenya muri studio yacu. Nkwibutsa ko ku bindi bisobanuro ku bijyanye na Airtel Touching Lives wadukurikira ku rubuga rwacu. Touching lives. Expecting our first child was exciting and scary at the same time. But with a little help, we got through it.
Sometimes finding the right answers can change your life. What will you search for? Searching lives. Twishimiye kugaruka muri studio yacu ya Airtel Touching Lives. Turi kumwe na Mama Kenya ndetse na Claudine. Mama Kenya uraho? Yego. Claudine nawe muraho? aho neza. Mama Kenya tumaze kureba inkuru y'ubuzima bwawe ndetse n'uburyo wiyumvaga mbere kubera ikibazo cy'umwana wawe urwaye. Ariko hari icyo umuntu yakwibaza. Umwana kuba ameze gutya, wavuze ngo kubera kumenya Imana wumvise ko ugomba kubyakira. Ariko se ntabwo wumva ko hari n'ikindi wagerageza gukora kugira ngo umwana amere neza? Mfite ubushobozi nabikora. Hari abantu benshi bafasha cyangwa bakwizeza kugufasha, ariko nyuma y'aho Airtel gusuriye mu mutima wawe wasigaye wumva bimeze bite? Sigaye nishimye. Ushimishwa gusa nuko bagusuye? Claudine, ubonye umaze kumenyekanisha Mama Kenya ukabona ko Airtel hagurutse ikaza kumureba mu rugo, we wabyakiriye ute? Okay. Ngiye kubyakira nabibonye uko nguko, ariko sigavuga ati nta wamenya tuzamenya suite yabyo tubonye ibintu bigeze kuri finale. Ariko navuga nti byari byose pa ya mbere yakozwe hari ibyiringiro wenda. Nyuma y'uko rero Airtel gusuye yabashije kureba kure, ireba ibyo ukeneye kugira ngo nawe umutima wawe usubirane ibyishimo, n'ahandi wageze wumva aho kwiyahura, aho ugeze aho uvuga uti ntabwo nari nzi ko igihe cyanjye cyagera nanjye gasubizwa. Ikintu cya mbere Airtel yifuje gukora ni ukwishyura umwana kugira ngo asuzumwe ndetse anavurwe mu buryo bwose bushoboka. Byiza cyane. Claudine, urumva bimeze bite? Icyo cya mbere kibanze ko nabona kuri umwana cyari bikenewe, rero biranejeje cyane kuba n'ubundi namwe mubonye ko gikwiriye mukazamukimukorera, biratunejeje cyane. Mama Kenya ntabwo ari byo byonyine, kubera wagaragaje ko ukeneye aho kuba, Airtel yiyemeje kukwishyurira inzu yo kubamo umwaka wose. Urumva hari icyo bihinduye ku buzima wari urimo? Nukuri murakoze, Imana ibaha umugisha. Urumva no ku buzima bw'umwana hari icyo bihinduye? Nawe urumva hari icyo biri bumuhindureho? Uzi kubona buri munsi uhora ku ntege yo kukukura mu nzu, ukaba wowe umuntu kwishyurira, Imana ihabwa icyubahiro ko byuragiye kwicara avuga ati uyu mwaka mbaye stable, sinzongera kuzungurutsa ibitekerezo. Mwarakoze rwose pe. Mama Kenya, si ibyo byonyine rero. Nyuma yo kukuvuriza umwana no kukwishyurira inzu yo kubamo umwaka wose, Airtel yiyemeje kuguha n'ubucuruzi. Icyubahiro ni icy'Imana, kuko ntabwo ari icy'umwana. Ndagira ngo Imana yabakoresheje izabahe nyihaye icyubahiro, kandi namwe muri Airtel mwabitekereje, ndagira ngo Imana izabahe umugisha. Urumva umutima wawe uruhutse? Naruhutse cyane, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kwitabira ubutumire bwacu, ndetse tubabwira ko twishimiye ko Airtel yagize ikigena kugira ngo ubuzima bwanyu namwe bugende neza nk'ubw'abandi. Tunabifuriza kugira ngo Imana ikomeze ibahe n'indi migisha yose. Amen. Namwe izabahe imigisha. Ni cyo Airtel yifuza. Biragora kenshi ko umuntu asobanura ibyishimo afite muri we, hari naho bigera umuntu akabikinya. Ako tuzi ko mu mutima wa Mama Kenya ndetse n'uwa Claudine barishimye,
namwe muri kudukurikirana nzi ko namwe mwishimye. Reka tubashimire ko mukomeza kudukurikira, tubibutsa ko iyi ni Airtel Touching Lives. Ku bindi bisobanuro byose mwakenera mwadukurikira ku rubuga rwacu. Murakoze cyane. Mwakoze namwe. Mwakomeza kubana. I wanna touch your life. I wanna be the change. I'm gonna shine my